Sandra. Pauline, bite? Ariko sha waranyenze kweli. Shana akazi kenshi. Akazi kenshi kugira ngo mbone umwanya biba bigoye cyane ko mbari mu kazi. Nsomoye ntabwo wajya gubona mbere ko wajya gunsura. Ahubwo se kabona warahindutse cyane. Wese twagiye mu bindi nanjye ntabire hajya mu kazi. Bigoye. Ibyo ndimo se ntubizi ko nuvuga ngo nagiye mu wowe ibyawe urimo mbona ubona iki bihese ibintu uzabihindure ibiki mpindura imico urimo uhoruvamo ujyamo ibintu ukoramo ntabwo byo bintu ari byiza ego oya Pauline agiri wambwira ibyo bintu Sandra uri kunseka ndagusetse rero ibintu turimo kuganiraho rwose ndumva ntabwo byakunda gute se bitakunda ntabwo byanyorohera cyakorohera gute se njyaho ndikumva hari uburyo bwinshi byakorohera rwose urumva ngiye mfite sheri kandi urabizi yaba yarabimbeshye ubwo rero urumva ko kumureka cyangwa se ngakunda abahungu babiri ntabwo byakunda numvikana ariko ndabizi ariko reka Jove uri umukobwa mwiza ukeneye umusore kuba hafi ibyo byose ni ibinuza sibyo ibintu binyinjiriza njyewe ciringa n'amafaranga ibyo byo kumbwira ngo nindeke aba yari ubusa nabireka ariko binyinjiriza amafaranga nese ukumva ko ibyo bintu nese ayo mafaranga rega sero ayo mafaranga ufite aka kanya ejo uzaba ukiyafite uzaba yakoresheje ejo bundi ese wumva ko aba bantu muhora muhura ubundi bahoraho bahora hakaza n'undi harya inzu bamuyishyura ngahe 50 nimba nibuka neza wambwiye ko uhembwa desa ubwo usigarana iry'itanu sinzi ubwo iry'itanu mu matransporo iwacu barampamagaye ngo bakeneye amafaranga nta mafaranga usagura ibaze ko amafaranga ukorera ku kwezi njyewe icyumweru kimwe mba nayamaze ukazumbwira ngo desa ku kwezi gusa urumva byavamo umusaza wawe ntabwo yagoye ke meze neza wikuraga filime keza wikuraga filime keza cyane waba uzimije se tukaganira ufite agashya se kuba Lucas mukundana ndabizi ariko nta nubwo ugomba kuguma wenyine ngomba kuba muri hafi nk'inshuti nkakuganiriza ngakubona wishimye nanjye byanshimisha ibyo uvuga ndabyumva ariko nta nubwo mbabaye kuko Lucas umuntu ndamukunda ni sheri wanjye njye nta nubwo numva ukuntu bigoranye reka nta kintu gikomeye kirimo umukobwa mwiza nka Jove ikintu nkeneye kuma cya mbere nkeneye umwanya wawe no kukubonera turi kumwe cyokora wenda ikunani se ngo nashute ngira nyinshi z'abahungu ndabafite ushaka ko turi inshuti bisanzwe tukajya tuganira
nta kibazo ariko urumva ko mfite sheri ntabwo akunda muri abantu ntabwo nabishobora rero Christian ni umusore mwiza kandi rwose wakabaye ushaka abandi bakobwa beza kandi barahari hano benshi cyane utiyuze kwiruka inyuma ya Jovia ufite sheri ubizi neza kamufite bimaze ukumva ko rero ko bimaze wize kuza umbwira ibintu 200 mu cyumweru kimwe mba mumaze ubu bikorera ukwezi bari abantu muhura byibuze Sebastian inshuti yanjye ujya wibuka gukoresha kondo nyine urumva nyine nawe iyo umukiriya aje biterwa n'amafaranga yazanye ubwo rero hari igihe umukiriya azana amafaranga ari hejuru cyane bikaba ngombwa ko mukora nta gipfungirizo ariko nk'umuntu nanjye bitanyarukira kwa muganga ngo ndebe ko bya birwara byabo bataba abana b'inyandusha akazi ndimo ndi proud yako ntabwo rwose ntabwo ari ibintu byo gushakisha akazi ndagashoboye kandi ibyo bintu byanyu byo kugenda ukicara ukwezi urategereje ntago ayo mafaranga ubwo busa bw'amafaranga ukwezi noneho ibintu byinshi tuba dufite kuba twaganira kwa muganga nuko twagiye umeze neza tabwije gende gicuku kugira ngo tubone imibereho kandi myiza kugira ngo tuzanaza kudusura ngira ngo ejo ndaboneka yaje kudusura adutunguye tubaza agasanga tunabayeho nabi sibyo abawe rwose ibibazo ndawe nta stress ufite akazi karimo karakubyibushye kandi kadoroheje ukambeshya wamureze so kugira ngo turabizi ko mu rugo bazi ko njye mfite kariza n'umukobwa tuzashaka sibyo so wowe hari umuhungu kandi tukanzaniramo no twiganiriye bisanzwe mama byirengagiza ibyanjye sibyo utamuzi ashobora kuba ari asise nani mukera ndabizi ushobora kuba wenda utekereza uvuga ati umusaza wanjye mama baganira cyangwa ikigiye kunyurwa n'uya kubyibariza urabona mani urabona ukuntu papa yadutaye data mama hanze aha nkaba mbona experience y'abashyitsi banjye ejo mu rugo yahukanye divorce zimeze nabi nibuka ko nepo yataye umuntu ntabwo mufite gushaka ni stress oya urabizi struggle twanyuzemo kubera dutaye ndabyumva ariko ibyo ngibyo tugomba kubirenza amaso ndifuza ko njya baranjye byazamera gutya kazari ntabwo manditse igira nshaka kashi wareka nkaguha inama gatoya nka mukuru wawe no ntabwo umeze uganira nawe so inama nakugira rero nubwo yaba adahari aba yari byaba ari byiza kuko kugira ngo urabizi ko dusigaranye mama wenyine so sinzi impamvu rero twese twamubariza icyarimwe ya Jovia kamoni reka mubwire sibyo ntabwo wenda twabyita ko ari ukukirukaho cyangwa iki sibyo ariko buriya ibyishimo birahenda kugira ngo uzabone umuntu utuma wishima nyine mood ihinduke wumva umeze neza wishimye ntacyo cyane wabisanga niyo mpamvu rero kubona nza kureba Jovia mvugisha Jovia hari impamvu kandi nawe urabyumva sibyo nta kibazo pe ariko kuba nari mubwiye ko mfite sheri tukaba inshuti ubizi neza njye icyo nashaka ni uko umuntu yavuga ngo naramuhemukiye namutesheje umwanya natumye nkunda kandi wenda afite undi sheri
ntabwo nabikora niyo mpamvu ndimo kubikubwira kugira ngo ejo utazaburemo kwicuza impamvu watumye umenya n'iki kandi nawe mu cyaro baba baguhamagara ngo sinzi ngo amafaranga ngo transporo ngo wagiye ahanahana usigarana ngahe se akibyo ntabwo bisobanuye kutahinduka ushobora no kubona akeza karengeje umushahara w'ubantu ako ntawe mbana magana cyangwa 500 ako ko ntako ntegereje ukava mu bintu urimo kuko ibyo bintu urimo byarakwangije byangije gute byamaze kuba byarakwingaruriye wundi warahindutse ntabwo ukiri Sandra tuzi turaziranye nje nawe ukiri njye mbabona atari wowe nzi ni njyewe pe kandi njye ntabwo birajya mu buryo ariko na sister wanjye nawe umaze gukuza ariko uriya umukobwa mwiza sinzi impamvu rero kandi ufite n'ubwenge ntabwo nzi impamvu rero uhoraho ntabwo ndacivinga goals zanjye ako buriya wasanga hari urimo uranshakishiriza wenda kumbonera da but ubwo ucengana na mama ntabwo biri kunshimisha muretse gatoya bana rero iminsi ndimo ndasinzira nshakira n'igipasi gusa ntabwo bindimo according ko struggle twanyuzemo kubera papa everyday nkabona afite wanjye bari kuza barira umwana w'isabune reka numva nta muti y'abagabo ubwo duhinduye ikiganiro byihorere tubyihorere rwose ndashingirwa nta kibazo reka duhindure ikiganiro ntabwo wenda nakubaza ikindi kibazo kimwe ubwo ibibazo byara ibibazo ujya mu kazi pe rwose ujya mu kazi pe kibazo barambiwe mu kazi byacu mu bisubizo nta kibazo mbaza mbaza ko utangiye kubiseka ndumva bifite amazagara oya ntazagara gusa nyine ikintu nashaka kubazaho hari umujama ntabwo tuziranye cyane gusa nashaka kumenyaho nosiyo nkeya gato kugira ngo mbashe kuba wenda natekereza ku bizaza imbere wenda umujama bita Vincent waba umuzi Vincent numvishe ko mushobora kuba mwarize ku kigo kimwe Vincent yakaremye ya nungu twariga turi na close cyane mu close ku byaba ari byiza se yizere noneho ko mama ugiye kumubwira no he's your friend yes ese nta kuntu wabyongera basi wenda bikaba ni inshuti gusa Vincent ngiye amuzanyaga abana bo kurya ewana nari kontabule wiwe ariko kaba nkaba nzi ngo uyu munsi yarinde ni ikiraya hoya nta kintu se ikibazo kirimo n'ikintu cya mbere nkeneye byonyine ko mu mwanya wawe nkajya mbasha kukubona tukaganira ibirenze ibyo rega ni amahane Trophy ibyishimo birahenda iyo ubashe kugira amahirwe ukabibona ugomba gufata ugakomeza nta mpamvu yo kurekura sibyo rero ndabona n'amasaha agiye hari gahunda nayifite ahantu nayifite kujya nabo ndabona amasaha nsize ariko ibyo bintu uzabireka ntabwo ari byiza basi wambwiye nkanagushakira akazi ahubwo se wareka nkagutamo mu bisaza bimwe byari ko mbizi nta sheri ufite urabizi ko ngiye ariko ibintu yawe ntayishobora ku buryo se ntwaye ipase y'umuntu nyine ukuze umwe mu bagabo banjye basi yana wa mama ntera agahinda pe erega biriya bisaza akenshi ngiye ngize n'amahirwe buramura n'umuntu ukuze cyane kuko ntagagoranye ari nabo baba bafite indwara mbi mfate ungire nkawe si ubwo ninde wawe wishiri nagaruka kugira nkawe nkanjye ahubwo nyine uba ufite umuntu nyine nawe ukwitaho basi unagufasha ngewe urabizi ibyo ntanabishobora pe ntabwo nabishobora uvuye muri kariya karuri ikiraya
sana oya ntabwo ntabwo icyo kintu nyaka kwagitekereza ntabwo bisubira kubera icyo bivuze gutyo no umuntu tweze guhuraho bamubwiraho gusa nari gushidikanya niyo mpamvu bambwiye ko namubarijeho ambwira ko yiganye na sister ese umuntu wiganye na sister ntazi kandi anytime naza kureba ku kigo so ngiye muri iryo rwose akabara kabaze mensa kabamagara ngishyura amabanga y'ifite ni menshi cyane nanjye yanjye arazi sibiko atari na menshi ariko nta kindi kintu tutagiye kure gusa nanjye yanyeretse ntabwo byavamo ndamuzi ntabwo byavamo none se ko wenda uraza kumyihanganiraho gato urabizi ndagukunda cyane sisi wanjye kandi uri mwiza so ndashaka kumenya wenda story yanyu gato na Vincent niba muri closed cyane mushobora kuba mufite nka story muba muhuriyeho so ndashaka kubimenya ariko kuri kumukunda cyane no kuvuga ngo yandika kane yaguhaye kandi nawe ntabwo nshyira amacenga no umuntu numvisha mufitanye story nagiraga numveho gato oya ntabwo nkundana nawe ni best friend wanjye okay indeni cyane nta tureke kubyinjiramo cyane wenda tuze kujya wenda musaza warakora kwinjirira ibintu byose ukora kugeza bro nta kibazo arakandi kabazo ka nyuma umunsi w'ibibazo kweri ino munsi w'ibibazo okay question and answer n'ibintu byose subizi ntanakubeshya ariko nkagusubiza ntabwo nakubeshya uri bro wanjye kandi urabizi gusa iyo umbeshye uba wibeshye ntabwo nabikora subize so nashaka kukubaza nako ntabwo ari ikibazo gusa mama twaganiriyeho buriya nazagutumira afite umwanya tukaganira nta kibazo byaba ari iby'agaciro ntumwe twongera tukaganira ariko buriya nyine umwanzi w'abantu ni igihe ariko ubutabura tuzongera duhuze kandi tunaganira nishimye rero ndumva nakwitegura ngiwe nta kibazo rero ngenda ngiye nyine uze kugira amahirwe masa mu byo ugiyemo buriya turaza kongera kuvugana cyangwa nyine nawe waza kumvugisha reka icyo bitwaye ese sinakugeza ku muhanda gato ntacyo bitwaye nabyo reka ntabwo byangwa nawe buriya erega polisi turazira ibyo nibyo bintu ubona kuko pe nashyira nkava mu kazi kampemba nkabivamo nkaba nkawe nyine nkagenda nkicara ese ubona hari icyo mbaye ngewe se ntacyo mbaye nawe karakaruri wakavamo ntabwo sinshobora kureka inzira natangiye never uzabireka nzaba ntakiri ku isi nimba uri inshuti yanjye koko unkunda samba ibintu uzabireke ahubwo wowe nk'inshuti yanjye tuziranye kuva zamani hindura uze dukorane siko mbona nsigaye mbona mvuga mama ukahita uhinduka mama ntabwo ukimwishimira turabizi ko ari ibyo nyine dusigaye kandi ndamukunda cyane birenze uko ubitekereza ndamukunda ariko njya aranyanga ntabwo mama kwanga ntabwo umubyeyi wese ahora yifuza icyiza ku mwana we ngambwiye yakubwiye se iki noneho nibyo nari nkubwiye umubyeyi wese ahora yifuza icyiza ku mwana we kubw'izo mpamvu rero mama yifuje ko nakurekura ugasubira mu rugo ntacyantangaza nta cyiza kijya kiva kuri mama pe none se ubwo ntahe njye mu rugo urabizi mu rugo kubana na mama ni imiguruko gusa ukajya kubona arataye dore intera n'inyikirizo yabaye umugabo n'abuzukuru azanye umugabo fata uyu ejo ndi baranambwiye ngo azajya no kumvuza none se ubwo kuko bro wowe uko ubibona ukaba uzi n'ukuntu tubayeho n'ukuntu mama ameze n'amahane ye n'ukuntu muri iyi minsi turi kubana aranyanga urumva koko nawe umushyigikiye ndanyihanganira iminsi mikeya wenda nzahita nigira kwiga mama natangira kumbona hano ntabwo uzajya kubibazo ariko ubwo se wamushyigikiye nawe wavuze ngo urabikora
wowe uri kubona ushyize muri analysis yawe uri kubona ariko koko nataha. I'm about to go off like a weapon, fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts obsession, I will not stop, no I'm never second guessing. I got a God complex, haters love to hate but I never feel pressed. Got a lot on my plate but I never get stressed. I'll take all the pressure like I'm acing this test. Tear it up like I'm Jason, I see the world like it's ready for the taking. I see this place like a game I'm playing, straight to the bank to collect my payments. No negotiations, it's my way, I was born impatient. And like a damn Freemason, I'll run this nation. They call me a